ahantu hari ubusitani bwiza rero nanjye nawe maze igihe nasohoka mwana nawe maze igihe nasohoka nirirwa ngiriya hirya hose urabona mbona ahantu ari heza zo kuva kuri bonane ntari narabimuhira aho ndebera ibiti inyoni numvaga bigenda ziko zaremara ahubwo nzahuma mani nzahuma uri kubona ntaraguza andi maso se nzahuma ahantu ni heza njye nakunze rero iyo tugira akantu tugenda ikibazo numva ngubiye mu mutwe shaka kunya ndumva shaka yo shaka kunya happen nawe mbese ndumva ngo ariko wananeye ahubwo oya ntabwo waneye none se nyine ngaho reka nyine uragumana nyine njye mana ahantu uziko abantu baza kuhatembera uhoranye ahantu baza gutembera batuma n'intera mani ujye umenya aho umuntu afatiwe nyine ariho arwarira umva jyana inyuma kandi tunge muri ruhurura wa muhungu tunge inyo muri ruhurura unye hariya bigende bidatu inzoka igiye mu kibuno nagasha yo mbona hano yakura akadobo hano mama sha we ni inyuma y'icyo gihuru inyuma y'icyo gihuru kandi utunga muri ruhurura bitagira bidasakara hangaha bigere bigende iyo ngiyo muri Nyabarongo abantu ntago bari mu mboni ni inyuma y'icyo gihuru we aho asa kanya erega nawe wariye byinshi mayinga nukunya amayinga wanzane kagatambaro ndi bwihanaguze agatambaro se kanya ariko bihehesha wogahehwa n'amahwawe no byatsi bya hano mani ndabona bigize ako warasaze wabaye kangushakira utwatsi tworoshye hanga ndabona hari utwatsi biti bize ibiza no ntobize kankuzanira ibiza hangaha aba ari byo wihehesha ariko umuka shawe ya maboro ande nkuzanira ibyo wihehesha aho ngase na byatsi bihari ibyo hano ndi kubona bijyana da ibyaho biraryana none ushaka agatambaro kanjye se akira da ibintu bikomeye byahetamye byanze nagatise umatuzemo akira mana akantu wihehesha dore wanzaniye akira wanzaniye cyahehesha icyo ngicyo se ngendaza muri uwo munuko wawe aho ngaho kandi gira ubahunga tugende shanye ibyuniya cyangwa ngusiga none se kirumaye ni iki kiko kiri kunjya mu kibuno kurya hehe ikibuno mu kibuno harimo iki mu kibuno kiri kunjya shahe ibyo hehe wambaye ku gatambaro iwanyu mweje ibitambaro kuva ryari yahiye kuno twatsa bari kumuri shakira vuze tugende ma ibintu mawe ushaka kunyica aho tugiye kugera kuri kaburimbo wowe komise fatwa n'inzokara muzafatwa n'imirira komise fatwa n'inzokara cyaba tugere igigenda fatwa n'inzoka fatwa n'inzoka mwana wihesheje intoki wihesheje intoki umva ntabwo ari ntabwo ari intoki tugende utanguze tugende ariko mfashwa n'inzoka rero tuba tuganira hano hakurya dore tuba tuganirira hano rero imyaka utandasize mawe nawe utangiye kure ntabwo majuru ripfuye ipantaro yanjye yanacitse muhungu wanjye ipantaro yacitse yewe ubu se ninde wari uzanye ngo dutemberanira oya nideshire da hese njye wayishyize mbishaka none se amakuru nyizi se musore wanjye ni ibibazo gusa ni ibibazo byagenze gute kare ntako mbese Ono umeze neza ndebera nawe abantu basigaye bambona nk'isaha naguze amadolari 300 urumva ubu se njye nawe ninde usa neza ra bambaye ibintu bihenze ariko ngiye busa neza wowe ushobora kusa neza ariko njye sinya mu gihuru genya mu gihuru se njye ngenda nakadobo cyangwa tuwarete none se genya mu gihuru reka banakihanga sari gisabo kiri banakihanga ariko nawe gireka gusebya zagize umuntu wakubonye yewe nanari Zanarira haje umuntu usanga ndi ko wane mvuga ibintu bimwe wane ihene iri kuri jitse ga kuri jitse nawe bivuga ibintu byo kunye nge ndarugo mbikunda nese byo ko byarangiye reka wane hariya ndi kuhare ndakira iki amazi urabona tayise bijya niye mpyisi niya cyane niba ari inzo ibiganiro byo kunya tuvuge ahubwo tujye kubyabanye no ku makuru yahaje ngaho umena amakuru ya wa mukobwa twegeze gukundana cyagiye niba ugiye mu by'abakobwa aho ngaho ufite ibibazo wanyibwiriye zabwo ibyakubaye byambaye ibintu byambaye ko nta byambayeho bidasanzwe none nge nsanzwe mburahara
Naraye amazi. Unywa amazi? Yewe, ubuse mbwira nkakuzanira ibiryo. Mbwira nkakuzanira ibiryo. U Rwanda rufasha Amerika se? Rwanda bafasha bitewe n'umugisha Imana yaduhaye. Sha, ariko urabona nafite amafaranga, reba inkweto sigaye namba. Reba iyo congo. Urayambara ariko ibisa nabi. Ni nziza ariko ibisa nabi. Nawe ntukavuge gutyo. Njyewe suretse kano kantu kacitse ahangaha. None se ubukende tubyihorera ariko urabona wambaye inkweto iciriritse man. Ariko se ntuzi sisona amafaranga ugura ku isoko. Mbwira uko bimeze ahubwo gahunda zaho twari tugiye, niba urangurira y'akantu dukomeze gahunda. Akantu? Ufata gake? Akantu ufata? Ngiye ninywera vinegere. Akantu k'akavinegere. Akantu? Aka ni akantu ko kunywa? Akantu? Nisa akantu barakagwa cyangwa ngende ukubaza akantu kampa ikibando. Ngeze ngiye gukubita inka. Kubera ko naragiye, ubwo narigize ngo ni ipore. Sinyici isaha amaguru. Buriya maze kuri kunsiga amabyima. Yibagije ko yehesheje intoki Imana. Ntago nzongera imbona. None se nyine dukomeze ikiganiro, umbwire nyine niba sigaye wambara trapeze nk'iya sogokunda agapfusha. Arega Imana ikura ku cyavu ikicazaga n'ibikomangoma. Ikakwambika ibihokori se. Imana yaragowe. Imana ntukayise. Imana yaragowe. Ikakwambika ibi bintu. Ndebera ibintu yakwambitse ayo ndebe. Iri suti nayiguriye. Naye ntugakabye. Muri South Africa. Bose yo Mana ni yahe. Imana dore, reba. Agatisi kantanje agapira. Uri Imana yo kwizera. Nushona. Isaha urayi. Oya ibyo twabirangije wisebya. Kuba ngenziranye n'abakene ndabizi ahubwo warumbwiye ngo ufata gake. Narinzi mubwiye ngo nywa vinegere. Tugende bakubite viagara amacupa abiri. Ushaka kunyica? Impamvu vinegere nyikunda nuko igeze mu nda icyo kigahatonora ariko ntikwica. Niba wanze viagara ngwino njye kugwa feneriga. Icupa rimwe riri mu rugo tugende. Feneriga aryoha ko nayizi. Kwero karyoherwa n'iminsi. Naryo aryoherwa n'ibitaryoherwa. Haguruka shaka tugende. Ntango umbwira niba nabi. Ndamwebwire kugira ngo ushaka umwe eshanu niyo wanywe. Sofita kuri posi. Niyo wanywe mwese ko wajya kwimara wapfuye. Sofita kuri posi. Ndamwebwire kugira ngo muhombe cyangwa banyongera akakata. Bira banyongera akakata.